ingobyi yaduhetse reka tukuririmbe tukuratira abatakuzi uri igitego tuje kukuvuga ibigwi mu ruhame rw'amahanga tuje kukuvuga ibigwi mu ruhame rw'amahanga Rwanda rw'akanyarwanda Rwanda rw'akanyarwanda Banyarwanda barwanyarwandakazi Rwanda rwa kanyarwanda ubu ngubu rusigaye rwarabaye urw'abanyamahanga abanyarwanda FPR yarabishe yarabamaze abandi bagira abagaragu abandi barahunga ariko ntago Rwanda tuzagutererana abana bawe u Rwanda ni urwa kanyarwanda ni urwacu banyarwanda tuzarurwanirira kugeza igihe umwuka uzadushiriramo ndetse n'abazadusimbura bose bazakomeza nk'uko natwe twasimbuye dushaka kusa ikivi cyabo FPR yanize yishe yaburije irengero yacecekesheje rero ntago u Rwanda n'urwa kanyarwanda ntago ari urwa FPR n'abagaragu n'abo babereye abagaragu u Rwanda n'urwa kanyarwanda tuzarurwanirira tuzaruharanira kugeza turubonye ibyo byo FPR byizere ibyanga bikunde ni gutyo bizagenda uyu munsi rero nanone naje ni Mukashema Claudine kuri radio televiziyo ubumwe ndagarutse kubaganiriza kongera kubwira abanyarwanda ko tutagomba gucika intege tutagomba kurekeraho tugomba gukomeza kubisobanura amatwi ari mu rupfu ngo ntago yumva amatwi ya FPR ntago yumva hari abavandimwe babiri ejo twaganiriye umwe arambwira ati FPR yararangiye yarahirimye yarirangije ubwayo nkuko hari abandi bakunda kubivuga bati rwose nuko yabuze abayirwanya naho ubundi yararangiye noneho ngeze hirya gatoya mbibwiye undi arambwira ati nyamara wabona ari ingwe isinziriye ariko nanone ishobora guhwera kuko iyo umuntu asinziriye ntago aba azi neza ko ari bukanguke byose ni ku bubasha bw'Imana ashobora gukanguka na FPR rero nayo uburyo yahemukiye abanyarwanda uburyo yahemukiye ibirimwa by'Imana yarirangije yararangiye ashobore kuba ari yangwe isinziriye itazongera gukanguka cyangwa se nyine yarirangije yarabuze abayihirika ngo bakore umusozo kuko yo yarirangije ni muri urwo rwego rero nongeye gukangurira ubwoko bwanjye bw'abahutu bivuga ko nibagiwe abatutsi cyangwa se nirengagije abatutsi ariko abahutu mufite kibazo ki hari igihe mbatekerezaho nkumva ku rundi ruhande mbumvise gatoya ariko ni ukuri twashyizweho jenoside ni ukuri twarababajwe ariko nanone mwibuke ko tugihigwa kandi ko abenshi ari inzirakarengane ndetse n'abo babikoranye n'abatekinisiye ba FPR mujye mwibuka ko gushukwa bibaho umuntu akemera agakora amahano ariko icy'ingenzi ni ukwemera mukicuza ubundi urugendo rugakomeza bahutu bavandimwe nimuve mwipfunwe nimuve mu gahinda no mu bwoba ubwicanyi jenoside FPR ubwayo yateguye igashyira mu bikorwa uyu munsi byararangiye kugaragara ko ariyo yabikoze ahasigaye ni muze tubyamamaze isi yose dutega amatwi maze icyo cyasha kituveho ntabwo ari twe twabikoze
n'ababa barabikozeho barafatanyije n'abatekinisiye baraguye mu mutego wa FPR bakakora amahano, nibave muri ako gahinda kuko nibyo barababaye, ariko nanone abo bababaje nabo barababaye. Rero nibakomeza guceceka, nibakomeza kwigunga, nibakomeza kuguma muri ako gahinda, ntago ari wo muti, ntago ari wo muti. Nimuhaguruke. Hari undi muvandimwe ejo twaganiriye arimo kuvuga ngo yabonye muri Canada biri mu bihugu bya mbere bitagaragaza ikibazo nyacyo cy'Abanyarwanda. FPR yahashinze ibirindiro. FPR mu minsi ishize twarabivuze, hariya hari inkotanyi zivuga zikavuga ubusa zikabeshya, ikinyoma muzi ko ariho gishingiye mu kubeshya no mu kugambanira abahutu no mu kubabeshyera. None rero bantu bo muri Canada, nizere ko muri kubyumva ko muri Canada byagaragaye ko mu nteko ishinga amategeko ahantu hose bazi ngo ko abahutu bishe, ko nta muhutu wiciwe. Ni ikintu kibabaje cyane, kandi muri Canada hari abantu benshi bavuga ko barwanya ubutegetsi bwa Kigali, bavuga ko barwanya akarengane. Ntabwo ndi kubakritika, ntabwo ndi kubajora, c'est des faits. Zagaragaye ko muri Canada abantu, ubutegetsi bwa Canada butazi ukuri nyako. Hariyo Patrick Mbeko, nta kuntu atagira, nimwifatanye nawe, bake beza mugire icyo mukora, mwerekane ubwicanyi bwa FPR uko bumeze. Mu kunenga abari muri Canada rwose ko mbacyamura, niba bari kubacyamura, niba ari kuba Kinyarwanda ntabwo cyoroshye, kubakangura, kubatera akanyabugabo, ko bagomba kurushaho kwerekana uko FPR yagize Abanyarwanda ndetse n'aho igeze isi, muri Mozambique uko irimo kubigenza, muri Centrafrique ukuntu Afurika yose bari kubirukana, uko yabigenje mu Burundi yari igiye kwica Nkurunziza, uko irimo kubigenza muri Congo. Ibyo byose mugomba kubyerekana noir sur blanc, niko bavuga mu Gifaransa. Rero muhaguruke nyaboneka, mwerekane ubugome bwa FPR, dukomeze twerekane uburyo iriya ngoma ari ingome, iriya ngoma ari y'abicanyi, iriya ngoma yateguye jenoside yakorewe abahutu maze abatutsi ibagiraho ibitambo. Ibyo nzahora mbisubiramo kugeza igihe umwuka wanjye uzashiriramo. Tugomba kuvuga ukuri uko kwagenze, ntacyo dutinya, ntawe twishisha, ntawe dutinya, tugahagarara ku kuri. Abatutsi barishwe benshi ku bwinshi, ariko FPR niyo yari biri inyuma, niyo yabatanzemo ibitambo, niyo yabishe cyane kugira ngo babone uko bazagerekaho abahutu uwo muzigo. Turabyanze, turabyamaganye. Abatutsi b'abanyakuri nabo nibaze tuvugire hamwe ukuri, uko ibintu byagenze, uko amateka ameze ya nyayo. Naho buri bantu nibireba bakareba inyungu zabo, bakareba inyungu z'ubwoko bwabo. Nibyo twari turimo kuvuga ko FPR yihiritse ubwayo. Mu kuyihirika rero ni ugufata ukuri, akaba ariko dushyira imbere. Abantu bakomeza kuvuga ngo mukomeze kuzana ibibazo by'amoko, ntago ari byo bihari. Icyo ngicyo ni amacenga ya FPR, iyo ni narrative ya FPR. Ikibazo cy'amoko FPR yarakizanye, ahubwo twebwe ni twe tugomba kugikuraho, tukongera tukayereka ko twabanaga nta kibazo, ko n'uyu munsi tubana nta kibazo, kandi ko tugomba kurubana muri uriya Rwanda. Ntago ngewe ndi gupuresha urukundo hano ngo abatutsi n'abahutu ntibakundane. Icyo nshaka ni uko bakubahana, buri muntu akubaha ubuzima bw'undi, buri muntu akubaha uburenganzira bw'undi, buri muntu akubaha ubwoko bw'undi, hanyuma n'abashaka gukundana rwose bagakundana. Abatutsi n'abahutu bakundanye kuva kera, barubahanye kuva kera. Rero babikomeze, ariko bavuga ukuri. FPR igenda ibeshya, FPR igenda itandukanya Abanyarwanda ishingiye ku moko.
amoko ubwayo akaba ariyo ibeshya ko amoko atemerana, adakundana, azirana. Rero ntabwo tuzigera tubihishira ngo tubinyire iruhande cyangwa tubitinye, tuzabisubiramo uko yabivuze, niturangiza twebwe twerekana noneho ukuri nyako. Amoko ya FPR irayazamura ikabivuga, natwe rero tuzafata ayo yazamuye tuyamanure ibiciro. Ibyo byo kuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi ntago mbyemera. Abatutsi batanzweho ibitambo, baricwa ku bwinshi, jenoside yabaye prepare, jenoside yagambiriwe ni y'abahutu. Abo bo mu bwoko bw'abatutsi ndabihanganishije n'umutima wanjye wose, ndabizi byababayeho, twari duturanye, twaragenderanaga, twariganaga, twabanaga namwe, mwaradusuraga tukabasura, barabahiga. Ariko mwese murabizi mukuri ko ari abatekinisiye boherejwe kugira ngo baze baduteranye, bagwa ku birumbo, bagwa ku mabandi y'abahutu, bagwa ku birumbo by'abahutu, ku bigoryi by'abahutu, biremera. Abandi bahutu barabahisha, abandi bahutu barabapfira. N'uyu munsi hari abagifunzwe bazira ubusa. Ibyo bintu rero bigomba kujya ku mugaragaro, bikavugwa uko biri, maze abashinyaguzi bakarekeraho. Hari abantu rero bari ku magurupe birirwa barangaza abantu, birirwa bavuga ubusa, birirwa bashinyagura. Reka nongere nsubiremo uriya mugabo w'umunyamurenge, nongere mbabwire ukuntu yampamagaye. Yampamagaye nka gatatu sinamwitaba kuko njyewe nari muzi, nari nzi ibyo asanzwe avugira ku magurupe. Noneho ubwa kane nditaba, arambwira ngo ariko madamu ngo nabonye ngo ukora ibiganiro ngo byo kurwanya ngo ubutegetsi bw'i Kigali, ngo inama nakugira ngo nuko wajyayo ngo ukayirwanyiriza aho iri. Ndamubwira nti se ko hari abagiyeyo, kubera icyo ushaka ko nanjye njyayo? Ngo oya, ngo wirirwa uvuga menshi ngo ku maradiyo ngo nawe uzajyeyo ngo nibyo byiza. Ndavuga ariko banza bakuntumye kugira ngo nzajyeyo maze ubafashe kungirira nabi. Ngo oya, ngo ngiye ngo ndi umunyamurenge, ngo nari umusirikare, ngo ndi umukoroneri, ngo mba hano mu Bwongereza, ngo ari kwivuza. Ngo ariko ngo icyo nakubwira cyo ngo ntabwo nshobora kurwanya ngo ubutegetsi bw'i Kigali ngo kuko ngo niho abavandimwe banjye bose bari, gusa sinshobora rero ngo kurwana ngo ndwanya ngo u Rwanda, ngo niho abana ngo abavandimwe bari, ngo inshuti ze ziri. Nduzi ko yambwiye ko ngo abana ngo ngo yabazanye, umugore n'abana bari kumwe nabo nawe hariya mu Bwongereza. Noneho yarangiza agashinyagura ngo niba hari abahutu bapfuye ngo amagufa yabo arihe. Ndagira nongere mbimusubiriremo nk'uko wa mubyeyi yamusubije. Amagufa y'abahutu nayo ari mu rwibutso. Amagufa y'abahutu barayasya bakayahereza, bakayavanga n'ibigori byo guhereza inka zabo. Amagufa y'abahutu amenshi aracyari ku misozi. Kuba rero bavuga ko ngo ari amagufa y'abahutu ari mu rwibutso, ntibikuraho ko abahutu bishwe ku bwinshi, ntibikuraho ko hakozwe jenoside y'abahutu. Abashinyaguzi rero nimurekeraho, igihe cyanyu cyo gushinyagura cyararangiye, ukuri kwaramenyekanye, tuzakuvuga kugeza igihe isi yose izadutegera amatwi. Namwe bahutu nongere mbibasubiriremo, muve mu bwoba, muve mu gahinda, muve mu ipfunwe, muve muri manipulation za FPR n'abakozi bayo baza bakavuga ngo mbese ngo abahutu basabatenga, abahutu ni bande, ngo mutangiye kuduteranya, ngo uyu munsi FPR iri kwica abahutu n'abatutsi, ngo none ngo mutangiye ngo kugarura ngo iby'abahutu n'abatutsi. Nabonye Nyiramama yongeye gukora Twitter ari kuvuga ngo ntabwo ngo kuvuga jenoside ngo yakorewe abahutu ngo aricyo ngo kizatuma ngo dukuraho Kagame. We niko abibona. Ababibona ukundi nabyo mubibubahire. Iyo jenoside yakorewe abahutu yakozwe na Kagame n'abo bakoranye bose. Ubwo uwo ndimo kuvuga ni Mukankusi. Mukankusi
yongeye kuzamura ngo be kuvuga jenoside yakorewe abahutu. Ese abifiteho ikihe kibazo niba atarabikoze? Ese abafiteho ikihe kibazo ko atari umuhutukazi wabikorewe? Bareka tukabivuga twebwe ba nyir'ubwite, bibatwaye iki twebwe tuba turi kuvuga ko twakorewe jenoside? ngo nuko ngo bitazakuraho Kagame. Ibizakuraho Kagame se ni ibihe? Ni uwuhe murongo tuzakurikiza kugira ngo dukureho Kagame Mukankusi we? Abantu basigaye barihaye kuba gutanga imirongo, kuba bamenya, bazi byose. Mukankusi Charlotte, niba utarakoze jenoside, waretse abayikoze n'abayikorewe bakabivuga, bakavuga icyo bashaka. Ni wowe utanga umurongo. Kuki byongeye kukubabaza? Kuki wongeye kubizamura ubu ngubu? Kubera ko abamaze kumenyekana hose abakoze jenoside abo ari bo, ko ari FPR n'abakoranye nabo bose, n'aba Kayumba Nyamwasa, n'aba Karegeya, n'aba Karake, n'aba Kakakaka. Tuzabivuga kugeza igihe izadutegera amatwi, tuzabivuga kugeza igihe tuzashiriramo umwuka. Tuzavuga icyo dushaka, ni demokarasi, buri muntu azajya avuga icyo ashaka. Gusa icyo nasaba muryango wanjye, bwoko bwanjye bw'abahutu, muve mu bwoba, muve mu gahinda, muve mu ipfunwe ry'ibyo mutakoze. Jenoside yateguwe na FPR irayikora yifashishije ibigoryi, ibirimarima, ibyicanyi bimwe na bimwe by'abahutu, ibisazi. Rero ntago abahutu bose bagomba kubigenderamo cyangwa kubiceceka cyangwa kwicwa n'agahinda, ngo kuko harimo bamwe bafashije abagome bo muri FPR gukora jenoside yitiriwe iy'abatutsi. Kandi kuva muri Byumba, Ruhengeri, ari abahutu bicwaga. Muri 1991 hicwaga abahutu gusa. Abantu b'ibyumba barabivuze, Gilbert Shyaka yarabivuze. Twarabyumvaga. Bakaza bakarimbura agasozi kose. Amatemanyaje yaratanzwe. Abantu bigaga mu isemineri hari ibyumba, bigaga muri za groupe scolaire hari ibyumba, barabivuze. Ukuntu bazaga bakarondoramo abanyeshuri bose bakabica. Bagera ku mwana w'imvange yaba agize amahirwe agahura n'umusirikare wa FPR w'umutima mwiza, akamukuramo akamushyira iruhande, akamubwira ati, akabwira abandi bati uyu nguyu nawe ni uwacu. Ibyo byose amatemanyaje yaratanzwe, byaranditswe. Tugiye no kubikoramo filime noneho. Mbibiri banga. Banyarwanda, banyarwandakazi, muve mu bwoba, muve mu ipfunwe. Abazi kwandika mwandike, abafite impano yo kuvuga muvuge, abashobora kurira murire, ni uburenganzira bwacu. Maze abagomba kuduha umurongo wo kugenderaho w'ibyo kuvuga n'igihe tugomba kubivugira basebe. Abafite ibyo bibazo by'ibyo bakoze cyangwa bene wabo bakoze bashikame, batwumve, badutega amatwi. Njye nababwiye ko nta mbabazi nkeneye ko badusaba. Gusa mbijeje ko nzabibasubiriramo kugeza igihe nzaburira umwuka. Ubwicanyi bugomba kurangira. Ubwicanyi mugomba gusigaho bagome bo muri FPR Inkotanyi. Kagame n'akatsiko kawe. Ako gatsiko ndabizi neza ko katarangirira i Kigali kuri wowe na Nyiramongi n'abajepe bakurinze. Oya. Ba Kayumba, ba Karake, ba Karegeya, ba Rwigara n'abandi bose bakoze amahano, tuzabavuga mu mazina yabo ntabo dutinye. Intwari zabo. Abanyarwanda, abanyarwandakazi rero, kwigisha amateka abana banyu, tukagura ibitabo twese turimo kugenda twandika, maze abana tukajya tubibabwira ntacyo duhishe. Abana b'abahutu batazagwa muri uwo mutego wa bakuru babo bo kumva ko bafite ubwoba bwo kubivuga kandi ntacyo bakoze. Revolisiyo rero igomba gukomeza igategurwa, igakomeza
tukagira n'amasomo twigira ku bantu bo muri Mali bimazemo iminsi, abo muri Congo babirimo, muri Congo bagiye kuvuga se ko muri Congo nta jenoside yahabaye? Bagiye kuvuga se ko muri Congo nta jenoside yakorewe abahutu yahabaye? Nta nubwo ndimo kuvuga abahutu b'abanyarwanda bari bavuye mu Rwanda b'impunzi. Nk'uko byagenze kuva ibyumba FPR yibasira umuhutu wese uzi gusoma no kwandika, umuhutu wese ufite amafaranga, umuhutu wese uzi ubwenge, w'umucuruzi, wari ku butegetsi yagombaga gupfa, hagasigara amadebe nka ba Bamporiki na ba Rucagu na ba kiriya gipremier ministre harya yitwa nde, bariya bo kubavugira ibyo bashaka, bo kuba bavuvuzera zabo. Rero twigire ku masomo meza y'abakongomani, twebwe ubwacu rubanda ni twebwe tuzibohora ku ngome y'abagome y'abicanyi. Ndakomeza gushimira abantu bari mu Rwanda byimazeyo bikomeye, uburyo bakomeje kwitegura revolution neza, ibanga riri ku mutima. Ndakomeza ndabashimiye, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, turacyarimo kubitegura neza rwose. Noneho mbijeje ko ikiganiro cy'ubutaha tuzakomeza kubabwira ukuntu bigomba kugenda, ni ugukomeza tugatekereza byagutse. Ndabashimira ko ubu ngubu musigaye muvuga ikibazo cyanyu mweruye. Ibyo bintu ntabwo byabagaho mu Rwanda, nasize cyakoze tubivuga, ariko nyuma yaho abantu batangira guceceka, umugore wa Mirimo yavuga, abantu baterura ishwishwi ntukavuge. Bacyuma murabona ukuntu bamwamaganye, umubavu yavuga, yabako batanga amakuru, ariko ubu ngubu abanyamakuru muracyakomeje. Ndabasuhuje, ndabishimiye kandi ndabashyigikiye. Abanyapolitike mukomerezaho, ariko rubanda mwimenye kurushaho. Dore abanyakongomani barimo kudukubita agatego, namwe nimuhaguruke maze dukore revolution. Abakongomani barimo kwirukana MONUSCO. MONUSCO ni abazungu, ni ONU ya kabiri. Ni abazungu babitegura byose maze bagafata abasirikare bakabajyana ahantu kugira ngo bashobore gukomeza kwiba ibintu. Ibyo ngibyo gihamya turabifite, amadege, amadrone, ibikamyo biba birimo kwiba muri Congo, amafoto turayafite, amashusho turayafite, n'amajwi byose tubyibitseho. Harya ngo bazaturega ngo hano kuri YouTube tuvuga ibyo mudashaka kumva? Tuzabivuga, mudufunge, mutwice, n'abandi bavuke. Nta muntu wari uzi ko nyuma ya Cyuma hari abanyamakuru bakomeza kuvuga akababaro k'abanyarwanda, ariko baracyahari kandi baracyavuka, baracyandika. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, amahame yo gukora revolution nziza turacyakomeza kuyabashakira, tuzayabagezaho mu minsi iri imbere. Ibiganiro byacu ni ubu vuba cyane. Abanyarwanda bari mu Rwanda ni mwebwe mbarutso ya revolution rwose, ni mwebwe FPR ikomeje kubabaza bikomeye, ariko n'abari mu mahanga ntimurye ngo musinzire, muryame mwumve ko mwagezeyo. Rwanda ngo byiyaduhetse, reka tukuririmbe maze ukomeze utere imbere mu ruhame rw'amahanga. Mu ruhame rw'amahanga dukomeze tumenyekanishe ibyo abagome bagukoreye. Mvuka ni wowe nasanze, sangura igitego, sangurirwe muteye neza, Rwanda rw'akanyarwanda. Komera komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga, komera komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga. Rwanda rw'akanyarwanda. Komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga, tuvugishe y'ukuri, tukureho kiriya kinyoma cya FPR. Murakoze, murakarama, kandi dukomeze twitegure revolution ubwacu, tuzayikorere, dukureho FPR, ingoma ngome, ingoma mpotozi,
murakoze murakarama banyarwanda banyarwandakazi, amahoro amahoro dukomeze tuyashake tuyaharanire, tuzayageraho, n'ahandi byarashobotse no mu Rwanda birashoboka.